Jamaye numva ibintu biranyobeye ubwo nibwo mbabwiye yuko bashobora kuba banyibeshyeho koko nge nitwa Mugisha Kaza ubwenge kandi numvaga bibeshye bazi yuko nitwa Papi none mu gihe bari muri ibyo ndimo mparirikanya mbabwira ko nibeshye urabona ka kana gatoya ka kana kanjye k'imyaka 4 gakunze kuba kari aho ngaho mu rugo ubwo kaba karatangura ati oya ngo Papi nawe bari ngo ndumvise we iwe n'umugore we ngo barimo bitegura ngo mu gitondo ngo bagiye kwimukira Gahinga Jamaye kakivuga gutyo baba bayise bakabaza ese uramuzi gati ndamuzi ubwo bahise ako kanya bahise ngira ngo n'imodoka yabo sinzi niba ibisize yakahari bahise bakata bihuta cyane ngo bajye gutangatanga Gahinga yose ndetse numva bahise bahamagara n'abantu ariko baranakomeye ibaza abantu bahise bahamagara umukomanda waho bavuga ngo umuntu witwa Papi ngo ndetse yewe ngo n'umukobwa wabo ngo nawe ntabwo baza kumugirira impuhwe ngo nubwo ari umwana wabo ngo yabakojeje isoni ngo yabakojeje isoni ngo gushakana n'umugabo w'umukene kandi ari ibikomerezwa ngo Jamaye ngo nimuhagera ngo bahite babafata ngo umukobwa wewe ngo babanze bamufunga bamwumvishe ngo woweho ngo banakwica hari kuko numvaga barakaye cyane umva urakoze kumbwira ahubwo reka ngusaba ubufasha wowe reka nguhe adresse zaho twari twimukiye nguhe umuntu nasigiye urufunguzo nguhe nimero ze umuvugishe nguhe na namba z'abantu bari banjyaniye ibintu nurangiza ugende ubinkurikiranire hanyuma ngewe ubwo sinongera no gukoresha telefone tuzavugana nyuma ari uko namaze kumenya uko byagenze ariko umva urakoze uziko nari kugera bagahita banamfata sinari nzi ko babimenye rero uzamfasha bose urakoze oya urumva ezo urumva ngiye nakugira inama yo kujyayo rwose nkuko yise ubitekereza niba yise ufata icyemezo cyo kuvuga ngo ntiwatinyuka kujyayo ngiye nta kibazo ibanga ndari kugirira okay sawa Jamaye ntabwo kubyo ahise agira ubwoba izo nimero ariko arangije kumpa nimero z'abashoferi bajyanye ibintu Gahinga kandi ababwiye yuko uretse se ababwiye ko ibintu byose ari ibyanjye ngo yari umukozi wacu n'izo nzu ndabona yohereje message ya nimero iriho umuntu ubitse ufite gucungwa uwo mutungo ubwo nawe iwe aranditse do ngo ufite urufunguzo mubwiye yuko ba nyirinzu bagiye kuza byarangiye awa mukobwa uri umusazi uri muzima ubiki kankubaze aka niko kazi ufite muri urugo ubino bintu byo kwirirwa wimanyagura ahangaha nibyo ubona wahisemo sundi ko nemerwa n'ababyeyi mukobwa waje kuba umuhungu gute mbabwira we n'abasaza banyu usize ibintu maze imisi mwigira sinzi ibintu mwigize umva mubwize ukuri nudahinduka ngo ubabwire nabwo buhinduke ndabajugunya hanze mbabwire nta cyombo cyogeze hano
nta mazi ahari ntiwakoropye uri ikirabyo mbimenye nabyo ikirabyo cyo gutaka muri iyi nzu igo ntabwo mvugisha nudahindura imyitwarire nawe sazo wawe ngo wahindure imyitwarire ndabajugunya hanze shishwa hano tugende nijya urimo guseka niko nijya urimo guseka mama n'undi munsi utazatuma mwubahuka saze none udasaze mbere byose n'ibintu bikomeje gukarara ariko humura igihe bizacamo tukongera tukaba abantu nk'uko byari bimeze mbere rero wa mucuruzi hano ruguru ku muhanda yari yanyemereye ngo nze kugenda ngurije ibiceri tubasa ariko se ibiceri tubasa biravamo iki akwagira akagusetsa mbega 300 ni amafaranga menshi ubusebyeruka kurya byane noneho njye ikintu kinyibamarije ni umwana wanjye niwe uteje ikibazo wanaguramo regiro y'ubugaru ukayizana tukareba ko twarisha utudodo shaka njye kureba abantu ubu ntawamenya nayo ndayabara yamaye gerayo urebe yewe ubwo yakwemera ashobora kuyavuga rero muvandimwe ibintu byo kuba muri iki kizu nabyo niba ari uko tutamenye no kuba mu bizu nk'ibi byadanje kubeshya njye ndabona bimbangamiye ibi bintu byatuma tubaho ubuzima bw'imiteto kandi ibintu ntitwabyigeze igiteye agahinda rero nanakubwiza ukuri ubuzima twabayemo dushatse kuba mu buzima budashyushya ubwonko twashiduka ubwonko bwose bwabaye amazi reba tugiye gusubira ku ishuri iki kizu ureba ukuntu kingana tekereza turagisigira ninde wasigaraho nta n'umuntu twahita tubona wenda ngo ahita anagikodesha tugende ino nzu turayikorera ikikazo kuba ubuzima twahita tumugara burundu abazima twamenyereye urabuzi ariko reka nkwereke ibintu byidushyushya ubwonko ubundi mu mitima yacu tuyobe ko iriya nzu ari iya papi ubundi ze twayikodesha nk'abandi ibintu ibyo ibigaragara ku maso ngewe umutima wanjye urabizi ko iriya nzu ari iya papi kubw'izo mpamvu rero tutiriwe twivuna cyane nkwereke ikintu tugiye gukora uyu mwanya wa none ndabizi neza yuko papi n'umugore we uko byagenda kose imitungo yabo niba bari bagurishije bakaza kugura hano ubuzima ubu barimo uyu munsi wa none tubaye abanyakuru ubuzima barimo ubu babayeho nabi pe ubu nabo gusengerwa ko ndasuje bifasha amayunguyungu kandi umugore waho umutinde yanitse n'irifu amwujeho aranshwishurije anyimye n'igiceri cy'ijana ako se wavuye hano ugiye kuzana ibyo turya umuntu w'umugabo cyakora ikintu mbona tuva ahangaha turebe ukuntu twagenda basi wenda tuzabona n'umuntu tuzi avuga ngo reka mbe ako se wa mugore we nawe ko hari igihe nyoberwa ibintu mbwira tuve hano dutore umurongo tugende tutazi n'aho tugiye koko ikibazo cyawe rero uri umusonga rero kandi nta n'ikintu ushoboye igiteye agahinda kurushaho barimo barihisha bumva yuko basaza b'umugore we ngo bamubonye ngo bamugirira nabi tuvugisha ukuri ubu tumubonye ni twebwe basaza ubu tumubonye ahubwo ni twebwe twagira isoni ndakurahiye ahubwo rero reka mpite nkwereka ikintu cyise kiziramo iki kizu tugiye kukigurisha amafaranga avuyemo wayatega amatwi yingewe umushinga buriya nawurangije amafaranga avuyemo turikoza hariya mu mujyi turaguramo inzu itagize ikintu ibaye
iyi nzu mani iravamo amafaranga menshi. Iki kizu do reba ukuntu uriko cyubatse neza. Iki kizu ni danje. Ibyo twari tumaze kumenya amafaranga aza kuvamo turaguramo inzu nziza itagize icyo itwaye. Niturangiza noneho duhamagare papi n'umugore we tubibwire bya nyabyo ko turi abavandimwe, tubabwire yuko turi abavandimwe be. Ubuzima arimo buriya njye narabyumvise byari imiteto yamukinagamo. Turamubwira ko turi abavandimwe be, tuvuye imahanga, dufite inote zijojoba. Tega amatwi abajejeta faranga. Nimba nta gisubizo erewe mbega ufite n'agasaha uracyana kambara, ubu iyo ufata ino saha ukayigurisha ntabwo uzanye ibyo kurya tukarya. noneho utangiye no kumbwira ngo uremo n'ibyo nambaye. Ibyo wambaye si ubu abana baburare tuburare isaha irangwa iyo uyigurisha. Ntakirajyana ku isoko nawe ndebe ko bayikugura. Ngaho se noneho ndebe kuzanamo n'ijana. Muri iki cyaro se ninde wakugurira iyo saha? Hakaye muri iki cya njye gashyibona ukifitemo ibintu by'ubunenganenzi kandi urabona ko twakubiswe. Twabanye neza dukize none turakina utangiye kunyitaka. Ntago ari ugukina ariko basi tugire tuvaga wenda tukabona n'umuntu tuzi ukatugirira neza. Kene nibo bikora. Bajya bavuga ngo butuma umuntu atikubitira n'umugore none ndabibonye. Umva ngaho genda ugurisha ino saha ugaruka uzanye ibyo turya. Ariko se koko reba iki cyaro nta muntu urimo ufite n'igiciro. Ariko wagiye ukayigurisha ninde wabonamo n'ugwamamagara. Ariko se we ko nayiguhaye wowe wagiye ukayigurisha singiye. Ariko se umuntu w'umugabo arwana n'umugore kutajya kugenda ujya kugura saha. Nawe utangiye kujya umfatanya n'inzara n'ubukene. Umva ugaruka uzanye ibyo kurya. Uko byagenda kose tukibimubwira ntabwo ari bubona ahantu yongera kuzana bya bindi bye byo kuzana ibintu byo kwitetesha ngo ibi n'ibi ngo ngewe ngo ibi n'ibi. Urabyumva neza ariko tega amatwi ibi bintu tutazabigusanya. Nitumara gukora icyo kintu cyo kubagurira iyo nzu tubahamagaye tubabwira yuko noneho abavandimwe be baje banagiye kubagurira inzu banagiye no kubafasha. Uko byagenda kose yaba uriya mugore azahita agira ikuzo. Nta nubwo none igisekeje n'uriya mugabo ntazabona ahantu ahera kuko atumva ko basaza b'umugore we ari abantu batanje. Umuntu wakugura inzu muri Kigali n'udusagutseho tuzatubaha babanze babone yuko twebwe turi bamenye imari. Uko byagenda kose uriya mugore sibyo yashaka. None zo ubwo umugabo ahantu agomba guhera avuga ko atashatse neza ni he? Nanze abayeho kwa minisitiri kabisa. Gahunda ni iyo ngiyo ahubwo harya shuri hariya ku ishuri ryanyu ariko numvise bakaba uzajyayo ryari gisigira ngo si mu cyumweru gitaha nzagenda. Akarere two gutinda kuri ibi bintu ahubwo aka kanya ka none hari umugabo niba ngo bamwita Matunguru uwigize komisiyoneri ariko ngo na komisiyona bya hatari. Reka tujye kumushaka aze hano hantu itashyira ku isoko y'Inyanza. Niyo gahunda rwose. Nukuri Jose ndishimye cyane wigishije neza. Jose nukuri buri gihe wigishije ndafashwa nkumva naza imbere nkaza kwatura ariko sinzi mpita numva ubwoba bunyishe nkibaza isundagara gute imbere y'abantu ndajya kwatura ubu byaranshanze. Jose umura mukobwa w'Imana igihe cyose ushatse kuza imbere y'Imana Satani nawe arakurwanya. Ijwi riza rikakubwira ngo ntujye kwatura ngo abantu baraguseka mbese ukumva ibyaha byawe ukumva nyine hari ijwi rikubwira ko ari ibintu byiza ariko ubwo wafashe umwanzuro nkigisha ugafashwa. Icyambere ubwo ijambo ry'Imana ryagucengeye kandi kigaragara ko Imana iragushaka kuko ntabwo Imana yatuma wumva ijambo itagushaka. Ikiriho tugiye gusenga iryo jwi rya Satani turitsinde kandi turasenga dufatanyije uze watura imbere y'Imana ukorera Imana iragushaka. Nta hantu Imana itakubabarira niyo wagera kure nyine ijambo ry'Imana riravuga
nta hantu Imana itakura umuntu. Ba Sawuli baracumuye, ba Dawidi baracumuraga, ariko Imana yarabababariraga kubera kuza imbere y'Imana. Nawe rero icyo usabwa ni ukuza imbere y'Imana ugasenga ukatura, ntacyo biteye ubwoba, nta giteye isoni kirimo. Twese turi abakirisitu imbere y'itorero, ukatura tukakwakira nk'umukristo wacu, mbese ugahinduka, n'umuntu ukubonye akabona ko wahindutse n'Imana ikakwishimira, ugatangira ukambara neza nk'umukristo wacu, ugahindura imyambarire, ugahindura uko ugaragara. Ndabizi neza Imana izakwishimira. Erega Jose ntabwo biba binyoroheye, ni ukuri nanjye buri gihe mba numva iryo jwi nabitsinda, ariko bigora bingora. Jose hari ibintu nibaza nkavuga usundajya imbere y'iri torero nature, biba byandenze nkavuga sobanura mbona gute. Abantu hano mu itorero bazi ko ndi umukobwa, bazi ko nitonda, kubera mbona ngenda ngaruka, ariko shasi ko biri. Ngenda umumama w'abana 3, ndi umumama nataye abana banjye, ntabwo nzi niba Imana yambabarira icyaha nakoze. Nakoze ibyaha byinshi, kera sinanganywa inzoga, nsigaye ndi umusinzi. Nanjye ubwanjye ntabwo nzi ubuzima aho bwerekeza. Iyo ni umudayimoni wakubase w'inzoga, iyo ni sekibi yakujeho. Uwo rero tugomba kumusengera akagenda, kuko uri umugore mwiza, ntabwo wakataye abana. Uwo mudayimoni uzuka kumvisha yuko ugomba guta abana. Ntabwo Imana ishaka umuntu ujya mu kabari ngarare, iyo si Imana, iyo ni dayimoni, iyo ni Satani ishaka kukuraza hariya wowe ukumva ko yakubase, ukumva ko utabasha kuyivaho. Ariko ndabizi neza hamwe no gusenga, wowe ndabyumva njye n'umutima wanjye ko ushobora gukizwa ukaza imbere y'Imana, Imana ikakwishimira, ugakora umurimo w'Imana, ugahindukira ugasanga abana, ukaba umugore ushima Imana ufite amashimwe. Dore ko buri cyumweru dushobora no kujya twakira ishimwe ryawe. Bye nizereyemo ko ushobora gukizwa kandi ugahinduka. Ukwijeze ntabwo nzi ukuntu nagushimira, ndumva nishimye, ndumva mbuhotse, ndumva ukuntu nganirije bicimishije, Mana yanjye ndishimye pe. Ahubwo kubw'iyo mpamvu Jose ni ukuri ndagusezeranye, kubw'iyo mpamvu nari ntashye, ariko ngiye guhita ntera agateraniro rya kabiri. Ndaza kwatura, ndaza kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye, anyize ambohore ingoyi za Satani zose yamfatishije. Kandi ukuri ndagushimiye, ndabizi nzagushimira by'umwihariko. Kansubire mu rusengero ahubwo baze kunsangamo amateraniro. Yesu akugenderere. Urakoze. iyi nzu nta kibazo, usibye utuntu tubura dukeya naho ntarebe. ubu nitumara kwihuriya mugabo akaze kumbwira, hari ahantu ataza kuvuga ko yashatse neza, ahubwo se ko twamwemeje muri iki cyaba turamufite. muzi ikintu gisigaye, mushiki wacu uriya naramwumvise cyagiye, nubwo baza mu nzu gute niyo yaba ari etaje igeretse, ariko azi ko byavuye mu mitungo y'uriya mugabo ntabwo yakwishima. Tugiye kurwana n'uburyo iyi nzu ayihabwa, ariko bakamenya yuko ari amafaranga avuye kwa basaza be, kandi agakomeza wa mu gihugu kumva ko basaza bari abantu bavuye i Burayi. ubu ni wo mukoro, sinzi rero uko byumva. Ukuntu byumva, ukuntu uri kubivuga nibyo pe, ahubwo ndi kwibaza inzira turi bubinyuzemo. Banditse mu kakantu ukuntu rwose bari bugere hano tukabibabwira, sinzi ukuntu uri kubitekereza. si ikintu tugiye gukora. icya mbere tugiye kubanza guhamagara umwe kuri umwe, duhereye ku babyeyi, turinde tugera kuri mushiki wacu n'umugabo we. uracyumva neza, ntubihubukire, ibi bintu bihubutse byahita bipfa. Uriya mugabo wadushatsemo si ngombwa yuko azaducishamo ijisho. Tugiye kubanza duhamagare famiye yabo bazi, ubundi bazi yuko tuje kubereka inzu twabaguriye. Wenda itaruzura neza, ariko
ariko ibyo nta wasi icyo tubona cyo ni uko inzara insirimu cyane. Nibaza turabashyira hehe mu cyumba dushaka inzu ntabwo aka kanya si barayihabwa niba yidutegekaho bicare mu cyumba tubakiriremo urabyumva neza niturangiza dufate n'abandi gutyo tubahamagare nta n'umwe turi bubwire ngo vayo azi ko ari buhahurire n'undi buri wese aza tumwinjiza mu cyumba cye yinywera agafanta urabyumva neza umwe wese turamubwira yuko hari utwo turimo dutegura hano muri salo niturangiza kubishyira ku murongo bose bahageze buri wese araza yagiye mu cyumba cye yagiye mu cyumba cye niturangiza turahamagara ati muzi buri wese aho ari ahibwe yumve ko ari bo tuvuze bahurira aha ngaha urumva hari ubundi buryo twabikora Mugisha kaza ubwenge murakoze rwose ndabashimiye umva murakoze pe umva ese ubu mbivuge gute ndabashimiye cyane wiki sheri bariho mubwire nibikira se sheri kutishimye kandi ngiye kubwira inkuru nziza ceceka cyangwa isonzeye habaye iki se ko dawe sheri ntabwo n'umwe numva ndi kuvugira kuri telefone se ibintu umuntu ambwiye kuri telefone nanjye sindabyumva pe akubwiye ibiki se mva rero mubwire mamagaye n'umuntu ngo bita Mugisha kaza ubwenge Mugisha kaza ubwenge ariko ibintu ambwiye niba ari inzozi akubwiye ngo iki turakize birarangiye we tuvuye muri ubu buzima turakize sheri kutishima ariko nyine nakubwiye ngo iki banza umbwire neza tuza kambwire rero arampamagaye arambwira ngo basaza bawe ngo baradushatse ngo baratubura ngo kandi ngo baradukeneye ngira ngo ni bya bindi byo kudushakisha kugira ngo batugirire nabi bangirire nabi nyine arangije ngo baradushaka ngo bamaze iminsi bavuye hanze ngo bari mu Rwanda ngo bamaze iminsi bashaka nimero yanjye mbaza aho bayipfuye abo ni bo basaza banjye rero kugeze umva rero ibintu bambwiye ngo baradukeneye ngo ibyo ngo kwishahisha ngo ntabwo ngo ari byo ngo nituze ngo batugurire inzu ngo baduhindure ubuzima nyine ngo mbese ngo tuve mu buzima turimo erega njye nabikubwiye basaza banjye ni abantu beza ni abagira neza ariko mwana rero gusa nibyo rero ntabwo ndabyumva ahubwo ubwo ngubwo twakize n'amafaranga tuza nkabona nawe tuyashyira nimba babikubwiye akibaza impamvu batahamagaye nanjye bagahamagara wowe ni ukujya bakwereka ko ibintu bavuga ari njyewe papi bakanyemera bakamfata nk'umukwe wabo simbizi njyewe famiye yanjye turi abantu beza buriya narabikubwiye n'iyo tunagiyeyo ukarerega tukanabivuga ko tunabana ubu ibintu biba byaragiye mu buryo kera noneho inzu numvise ambwiye ngo bazatugurira simbizi that's my brothers ni karibu Bravo. Namahoro. Hello, Kare. ibyiza Cyane karibu muze tubereka aho mwicara. sinzarenza haka Karibu. Ni karibu. kada okiruka ngaho kahari Dore ni mwe mwicaye aho. Karibu. Murakomeye. Ni karibu rwose. Tumubanze mwicare. Karibu rwose.
kizungu ibintu bimeze neza gahunda ni iyi Urabiga nabi wowe. kwitwa imana karibu Ngaramfre. Amahoro. Ewa. Mani. Papa. Uretse aho. Muze tubakire. Karibu none kibazo papa. Ugenda ubereka mutambuke Papa. nimuze hano Gerino wowe byose urabizi gusa mbere y'ibintu byose turashima Imana atari ukubera Imana nta kintu na kimwe cyari kuba cyagezweho twese turanezerewe umuvandimwe wanjye Mabura warabizi inzira byaciyemo dupanguye umushinga byaciye mu buryo bugoranye ariko kubw'amahirwe birangiye bigenze neza twababajwe n'ibyatubayeho nk'umuryango ariko tunarwana intambara ikomeye kugira ngo twongere duhure uwabishobora rwose yabasha guha Imana icyubahiro ntabwo rero turi butinde koko turaza kubona umwanya uhagije nk'umuryango niyo mpamvu ikintu nyamukuru cyatumye tuvuga ngo reka duhure ariko ikindi kigenewe murabona uyu mushiki wacu bamwe nta nubwo mwari mubizi uyu nabonye mu kanya nk'umusohoza bamwe ntabwo mwari mubizi ariko twebwe twagize amahirwe yo kubimenya ubu ntabwo sigaye ari umugabo n'umugore munabimenye mwabonye abakwe mwabonye ikiraro cyane
ikintu rero kirimo aba baje guhura n'ibibazo bikomeye twe twarabimenye, ariko ku bw'amahirwe njye n'umuvandimwe dukora iyo bwabaga, ntabwo byari byoroshye kubona amafaranga, ariko ntabwo twari butume nanone mushiki wacu akomeza kwangara gushaka amafaranga. Turaza tugura kano kazu kugira ngo mwakabonye. Aka kazu nubwo katari kuzura neza, twageze gutya tubona umuntu wishakira kujya hanze, ntabwo yaduciye amafaranga menshi, tuti rero reka tuyigure tuyibahereze, iyi nzu ni iyanyu. Ntabwo twatuma mubahabisha rwose. Ubwo rero namwe muri abantu b'abagabo, numvise ko mwanabyaye, gusa kuri telefone mwabwiye ko umwana ngo mwabyaye yagiye gusura abaturanyi nta kibazo. Inzu rero ni iyanyu, ahataruzura namwe muhiyuzurize, ntabwo ari ibintu bikomeye rwose, ariko kuba mwaba muri ahantu nk'ahariya mwari muri ntabwo byari budushimishe. Murakoze cyane, turabashimiye pe, turabashimiye rwose. Hano rwose nimubanze mutembere inzu yanyu, mubanze mutembere inzu yanyu rwose, ni karibu. Ubwo rero twebwe nk'abavandimwe dusigaye aha ngaha, turaza kugira umwanya uhagije nk'umuryango. Mama, papa turahuye, uyu muvandimwe nawe yarangije kuba umuvandimwe wacu. Ntabwo njya mvuga ngo nubwo tutavindimwe kwa mama, ariko rwose mu gihe cyashobokaga yadufashije ibyo yadufashaga, ibyo yadufashije tugira ngo ni bibi ko biza gutuma tumenya ubwenge. Twarakangutse, twaramushimiye nubwo hari haciyemo akabazo. Mushiki wacu mutoya rwose ntabwo utagize, ndabizi intambara warwanye, twajyaga tubikubitaho amakuru ngo mama wawe iki, ariko uyu munsi wa none Imana ishimwe, ndumva emosiyo zaje ari nyinshi aka kanya ka none. Uretse gushimira buri wese wabashije kuza tukamuhamagara mu buryo bw'akagera, ariko nabuze icyo narenza.